iyi weekend ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ikipe ya Rayon Sport ifite derby, ifite umukino igomba gukina n'ikipe ya APR. Ni naho twahereye umuvugizi ari kumbwira ati ngewe iki cyumweru rwose ntago kuryama biba bishoboka, mba ngomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, reka mpite mpindukira nongere nkurebe nkubaze nti nyuma ya 4-1 ni iki cyatera imbaraga umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport kuza kureba iyi match afite icyizere? Murakoze. Ngira ngo hauze mu kanya dutebya unyihanganira muciye mu ijambo ari kumbwira uti ni 4-1 ariko ngewe nayitsinze 4-0 nanone 2012 urambwira uti nyina nayitsinze 5 none muri 1997 inshuro ebyiri ntabwo ari imwe gusa. Ni ibintu rero navuga nkuko bivuze bisanzwe mu mupira burya habaho gutsindwa no kunganya. Uyu munsi ni twebwe, ejo bundi ni twebwe gutyo ariko icyo nabwira abakunzi bacu baraduheruka, nibo baduheruka kudutsinda, barutsinda mu bihe twari turi mu bitari byiza. Ikipe irimo kwiyubaka mu nzego zose, haba mu buyobozi, haba mu kongera imbaraga mu bakinnyi. Ikipe ifite abakinnyi bashya benshi, haba mu kongera imbaraga muri staff. Ikipe ifite staff nshya, ariko ngo niba bakurikira neza, ariko ndizera ko bakurikira, hari impinduka zirimo kuba. Ikipe yavuye ku mwanya ngira ngo wa 9, ubu turi ku mwanya wa 2 mu makipe akina mu Rwanda. Turahatanira ibikombe byombi, turahatanira igikombe cya shampiyona, tuzakina demi finale igikombe cy'amahoro. Bivuze iki? Bivuze ko Rayon Sport yabaye ikipe ikompeta. Rayon Sport ifite abatoza beza, ifite abakinnyi bamenyereye derby. Nibaza ko burya ntabwo ari buno. Dufite umukino ukomeye ku wa gatandatu saa 12 kuri Stade Amahoro, tuzakiramo APR FC. Ngira n'abantu ko nitwe tuzabakira, bazaba bari iwacu, tugomba kubakira nyine nk'abashyitsi. Tugomba kubaha ikosora, kandi abantu babyumve gutyo. Ntabwo ari determination mu buyobozi gusa, haba no muri staff niko bimeze, haba no mu bakinnyi. Abakinnyi barimo kuvuga ko bagomba gushimisha abakunzi babo kuri wa gatandatu, ko maze igihe kinini batishima, kuko umukinnyi arakubwira, umufana arakubwira ati yewe niyo natsinda APR gusa sintwara igikombe byaba bimpagira. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibikombe byombi nta na kimwe turarekura. Ngira ngo abantu babonye kuba taritwaye neza mu mikino itambutse, tunganya imikino myinshi, ni muri rusange. Buriya ntabwo ari Rayon Sport gusa, ntabwo ushobora kumbwira ukuntu wabunganyije imikino igera ku 8-7 ariko ukaba utarava ku mwanya wa 2. Bivuze iki? Bivuze ko n'abakeba n'andi makipe niko nko bimeze. Ni shampiyona navuga ko itoroshye, ni shampiyona iri competitive. Icyo turiho gusa twebwe nuko tukiri ku bikombe byombi, kandi tugomba kubigaragaza duhereye kuri wa gatandatu ko dukina na Mukeba tumutsinda. Ndabona ushaka kuba utabyizeye, ngewe ndabyizeye. Nimbanje kukura ngo ndebe ko wongera kubisubiramo izindi nshuro. Uko bimeze kubera ko icyo uvuga cyo gifite kandi shingiro. Amateka avuga ko nta kipe igitsinda indi kane. Yego, ni 3 gakurikirana. Iyo bigeze kuri 3, niyo waba ukomeye ku rutundi ku nshuro ya 4 birapfa, sinzi uko bigenda. Ese nicyo cyizere muri gushingiraho, cyangwa ni input iri muri squad? Kuko ndibuka ko nk'abatsinzwe ibitego 4-1 ukompa ikipe uraza gusanga idasa cyane n'irimo irakina yatsinze match yeruka y'amagaju. Nibyo ushingiraho cyangwa harimo nako kantu k'amateka? Oya, ntabwo ari byo nshingiraho gusa. Ntabwo nshingira cyane ku mateka. Ndashingira kuri ku ikipe imeze ubu ngubu, uburyo yagiye navuga yitwara mu mikino yatambutse, ndetse ntibagiwe no na Mukeba ukoremo kwitwara. Buriya APR yadutsinze turi ikipe irimo kwiyubaka, itarabe ikipe pe. Yari ikipe navuga igihuzagurika, abakinnyi bataramenyerana,
imikino mike mu maguru, abakinnyi bakinanye igihe gitoya, ariko ubu ngubu ikipe dufite nakubwira ni ikipe y'abagabo. Ni ikipe y'abagabo kuva mu izamu, ni ikipe y'abagabo noneho bafite umujinya mu cyeba. Bashaka kugaragaza ko ari abakinnyi bakomeye, kuko hagiye havuga amagambo menshi, ikipe turayirusha cyane, ikipe ntabwo urwego iriho ntabwo warujyanye n'urwacu. Turashaka kwereka ko ari ikipe ikomeye. Rayon Sports ari ikipe ikomeye ubu ngubu, kugira ngo tugire naho duhera tuvuga tuti ese umwaka utaha turongera imbaraga hehe. Kuko icyo nakubwira nuko muri gahunda projection dufite nuko tuzahagarara igihugu mu marushanwa ya Afrika. Muri sezi igomba gukurikira. Mbere yuko njya kuri iyo ngingo kugira ngo ari nayo duhita dusorezaho, ubundi se bwo ku muntu wese wifuza kuza kureba iyi match Rayon Sports igomba gukina n'ikipe ya APR, aragura itike gute, azagera muri stade sangahe? Nkuko nabivuze match zaba kwa gatandatu. Zaba kwa gatandatu saa 12. Ariko hari ibikorwa n'ubundi byo gushimisha abantu cyangwa se byo gutuma abantu bidagadura bizaba bihari. Kuko nkuko nabikubwiye, tujya gutekereza kugira imikoranire na company ya Replay. Ni muri rwego twabitekerezaga twumva ko niba mu buyobozi butegura ikipe ntabwo bwakabaye bwinjira no mu bindi bikorwa byo gutegura ama event n'iki. Twatekereje yuko kuri uwo munsi haba n'ibindi bintu bya kwiteninga abantu, ku buryo abantu bazaza uwo munsi ari umunsi wo kwidagadura, bakahagera kare mu masaha saa 6, bakaba bafite amasaha ahagije yo kwidagadura, babona icyo kurya n'icyo kunywa kugeza match itangiye saa 12, mbese batarambiwe. Ibyo bikorwa rero yateganyijwe, ariko nyine mbwira abantu ko kugira ngo uzajye muri ibyo bikorwa nuko uzaza kare, ukagura itike yawe, ukinjira kare, ukirinda umuvundo, ukirinda umubyigano, ku buryo aho uzaba wicaye ufata ko icyo kunywa cyawe, icyo kurya uzaba bamaze kuba checked winjiye muri stade, ku buryo uzaba bamaze kugera mu kibuga ari ukwinjira mu kibuga muri stade igihe umukino ugiye gutangira gusa, nta yindi checking igiye igomba kubaho. Nasaba abantu rero kugira ngo bakanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 akadirishya, bagakurikiza amabwiriza kugira ngo bagure itike yabo. Ubu ngubu tuvugana n'itike ikiri ku mafaranga makeya, 2-3 n'ahandi hatandukanye, ishobora kuzamuka ku munsi wo kuwa 4. Utaguze nonaha ushobora kuzashiduka itike yazamutse ikaguhendera ubusa, kandi bakwiye ko wayiguze kare. Ndasaba abantu rero ko babikora hakiri kare, kugira ngo no muri system, kuko turakoresha ikoranabuhanga buriya hari igihe naryo rigira imbogamizi, kubera ko abantu barihuriyeho cyane. Uramutse uguze itike yawe kare, wicaranye ukagura umwana wawe, ukagura umuryango wawe, kugira ngo umunsi nkuriya ntuzagucike. Sezo ya 2026-2027 bivuze neza ko plan ihari no gusohokera u Rwanda muri aya marushanwa mpuzamahanga. Ubwo hari CAF Champions League, CAF Confederations Cup, ayo ni amarushanwa abiri ikipe ya Rayon Sports bishoboka ko ishobora guhagarira mu Rwanda. Ntago ari yose izajya muri rimwe, ubwo Rayon Sports niramuka isohotse, ariko ari na Sekafa Kagame Cup igomba kubera n'ubwo naryo n'irindi rushanwa Rayon Sports ishobora kwitabira. Yego. Tugeze dutekereza ku bakinnyi haba bongerejwe amasezerano n'abashya tuzongeramo bazadufasha muri ibyo bikorwa tuzaba tugiye muri iyo sezi kurikira. Ngira ngo ndimo gusobanura ibyo twakoze twubaka equipe, navuze ku buryo twubatse staff technique. Tujya kuzana umutoza ari ingingo n'abagenzi be, ibyo byose ibyo twatekerezaga. Ntawe twifuza ko dukorana nawe amezi 2 asigaye. Mu bigano twajyanye twumvikana ko tugomba mu kazi kagomba gutekereza na kuri equipe azakoresha saison itaha, n'amasezerano ye niko abiteganya. Nakubwiye ku cyerekeranye n'umu directeur technique ugomba kugira hano mu kwezi gutaha.
azagira ahangaha agomba gutangira bidahindutse no kwezi kwa gatanu. Iyo byose biri mu nshingano ze, kuko ngo azafatanya na staff hari kumenya ngo equipe dufite abasuza amasezerano ni bande, abo tuzagumana ni bande, aho dukeneye kugira imbaraga ni hehe. Turashaka dukore no bya bintu biri professional, atari bya bindi byo kumva ngo umuntu wese uje azanye umukinnyi. Bazaba bafite muri structure yabo, bazaba bafite na scouting, bazaba bafite nyine inzego coaching z'amakipe atandukanye. Ibyo byose ni ukugira ngo ejo ubuyobozi buriho bw'inzibacyuho, nyuma y'inzibacyuho, buzabe no gutekerereza equipe mu gihe kirambye, butinjira mu biri technique cyane, kuko bazaba bafite ababishinzwe. Nyemerera tubanze duhere kuri iki ngiki. Ubundi Gakwaya Olivier yabaye umunyamabanga w'ikipe ya Rayon Sport, ayibamo ishuri renga imwe, ayibamo n'igihe kinini cyane, uri umureyo wayibereye n'umuyobozi, n'ubwo uri mu buyobozi. Uyu munsi bitandukanye n'ikindi gihe cyose, kuko ngo yirimo mu buyobozi bw'inzibacyuho. Ikibazo cyo kwibaza cya mbere, ubundi igihe mwazaga babaha ikipe ya Rayon Sport imaze gutsindwa muri derby ibitego 3-0, Rayon Sport ifite ibibazo bitandukanye n'abakinnyi by'abatoza, amadeni ya recruitment. Ubundi ishusho ya Rayon Sport mwasanze kirya gihe yari Rayon Sport imeze gute? Mwagombaga kurwana n'ibiki muri rusange? Urakoze Basiri, nshimira n'abakunzi ba Rayon Sport badukurikiye ndetse n'abasportif muri rusange. Tujya guhabwa zino nshingano, yari Rayon Sport yari mu bihe bidasanzwe, navuga bitari byiza. Yari imaze ngira ngo amezi agera kuri 3-4 itangiye umwaka w'imikino 25-26, ariko irimo navuga ibintu bitari byiza cyane cyane hagati y'abakunzi bayo, abayobozi, utibagiwe no gutsindwa, kuko harimo imiyoborere itari myiza, inzego zagonganaga. Mu by'ukuri imiyoborere itari navuga ku murongo, ku buryo abakozi babyifuzaga. Ubwo rero icyabayeho nuko habanje kubamo ibintu navuga byatumaga equipe idatsinda, kubera ko inzego z'ubuyobozi zari ziriho zagonganaga, bitewe nyine n'amategeko navuga atari yubatse neza. Hazamo ukuboko kw'inzego z'imiyoborere z'igihugu zisaba ko zigerageza guhuza inzego zari ziri mu buyobozi icyo gihe, ariko ntibyakunda, biba ngombwa ko ziseswa. Ni muri urwo rwego rero ngira ngo kuva ku itariki 27 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize 2025, twahawe inshingano z'inzibacyuho zo kugira ngo ibyo byose tubishyire ku murongo. Inshingano mu by'ukuri zitari zoroshye, zitanoroshye n'ubu ngubu tuvugana. Twahawe igihe cy'inzibacyuho cy'amezi 3, nayo yarangiye. Muri raporo twatanze byagaragaye ko hari progress, cyangwa se hari ibirimo kugenda neza. Dusabwa ko twakomeza andi mezi 3, hanyuma tukarangiza izo nshingano z'inzibacyuho twahawe zo gushyira ikipe ku murongo, haba mu miyoborere, haba mu nzego, mu kubaka inzego, haba muri office ndetse no mu kibuga. Kuko burya Rayon Sport si ibyo ngibyo gusa. Rayon Sport itari mu kibuga ntabwo ari Rayon Sport. Ibyo waba ukora byose bimeze neza mu kibuga harimo ikibazo, ntabwo ari Rayon Sport. Urumva rero ni ingingo ntashobora kwibagirwa ko ari ingenzi cyane, kuko abakunzi bayo cyangwa se ba nyiri Rayon Sport bashingiye kuri Rayon Sport mu kibuga. Ubwo rero icyo navuga nuko ubu ngubu turatangira ukwezi kwa nyuma kw'inzibacyuho muri ukwezi kwa 5. Nibaza ko inshingano twahawe tuzaba tumaze kuzinoza neza, ziri ku murongo kugeza kuri 100%.
inshingano mwahawe reka ari naho twita dusurinya cyane kuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ko bakeneye kukamenya muza ibyo bibazo birahari biragaragara ni nayo mpamvu abayeho intervention y'ubuyobozi bw'igihugu kugira ngo ibintu byongere bisubire mu buryo. Ese ni ibiki byari byibanze byo kwitaho noneho kugira ngo duhuze n'izo nshingano uri kuvuga mu gihe kuzuza? Byari ngira ngo ibintu bigera nko kuri 5 cyangwa 6 ariko by'ingenzi navuga byari kuvugura amategeko uko duhabwa inshingano. Niba mwibuka neza inzego zose zari ziriho zarasheshwe kuva kuri Assemblée Générale ari rwego rukuru, komite nyobozi na komite y'umuryango. Icyitwa urwego rwose rwari ruri icyo gihe rwarasheshwe. Dusabwa ko twavugurura amategeko shingiro agomba kugenga umuryango wa Rayon Sport, tunasuzuma neza tunareba uko byakagombye kuba bimeze kandi tukabijyanisha n'igihe. Iyo yari inshingano ya mbere yo kuvugura amategeko. Inshingano ya kabiri rero navuga yari kureba inzego z'imiyoborere wenda muri office, nabo nko muri office zakagombye kuba ziteye gute, ibyo nakwita structure organisationnelle uko yakagombye kuba imeze. Aho Rayon Sport tuyiganisha izakomeza kuba association, izaba ari umuryango udaharanira inyungu cyangwa se izaba ari Rayon Sport ikora business, kuko nkuko mubizi n'inzego z'igihugu cyacu ngubu umurongo zitanga muri sport n'umurongo uganisha equipe cyangwa se abasportif cyangwa se amakipe muri business. Ibyo nabyo ni ibintu navuga twicaye twigaho kuri structure nshyashya igomba kuba yagenga Rayon Sport. Hanyuma cyo ni cya kabiri. Cya gatatu navuga cy'ingenzi ni ukubaka equipe mu kibuga cyangwa se amakipe mu kibuga, kuko ubu ngubu Rayon Sport ifite ibyiciro bitandukanye by'amakipe. Dufite ikipe y'abahungu, dufite ikipe y'abakobwa. Navuga ubu ngubu ihagaze neza mu gihugu, yatwaye igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Sinacyo gikombe yatwaye imirwa gutwara n'ibindi bikombe. Ibyo byose byabaye kubera ko hajemo impinduka mu miyoborere cyangwa se mu kubaka ama equipe, ndetse tukaba dufite n'ibyiciro by'amakipe yo hasi nabyo turabifite. Ubwo mu byo Rayon Sport irambye turateganya ko tuzaba dufite n'abana bazajya baza bavuye muri ibyo byiciro bitandukanye bagenda basimbura abakinnyi bakuru, ku buryo Rayon Sport y'ejo hazaza nayo izaba yubatse imeze neza. Hari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rimwe na rimwe bavuga bati ntitujya twumva Rayon Sport ishobora kumara amezi 2 hatajemo ikibazo cy'abakinnyi bavuga bati salaire. Hakaba nabicara bakibaza ngo ariko se ko tubona Rayon Sport ifite Skol hano imbere, ifite undi mufatanyabikorwa ku kaboko, Rayon Sport ifite umufatanyabikorwa undi ku kaguru, hari abandi tubona muri stade. Umutungo w'ikipe ya Rayon Sport ubundi wagakwiye kubucunga ute? Mwebwe mubikoze gute muri iyi nziba cyuho mubonye y'amezi 3 n'andi 3 yahise yiyongeraho? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ngira ngo ubu tuvugana turi mu mpera z'ukwezi kwa 4. Yaba ari ikipe y'abakobwa, yaba ari ikipe y'abahungu, yaba ari n'abakozi, kuko buriya ntabwo nkuko nabikubwiye ntabwo tureba gusa Rayon Sport. Structure Rayon Sport nyine igomba kuba ari urwego n'ubundi rugomba kuba rwubatse, haba muri administration, haba muri technique, haba muri za nzego dusabwa kuzashyiraho arizo Assemblée Générale, Comité Exécutif, Board, inkemurampaka, kumanura kugeza ku bakozi bo muri office. Ni ibintu twashyizemo imbaraga, twashyize ku murongo ku buryo nta hantu inshingano z'umwe zaje zigongana n'izundi, ku buryo buri muntu wese azaho inshingano zitangira naho zigarukira, kumanuka no tukageza no muri equipe. Ibi byose mbikubwiye kugira ngo nkumvishe ko abo n'abakozi n'ubundi bahoraho. N'abakozi twagiye dushyiraho dukurikije ubushobozi bwabo,
dukurikije bwo mu mashuri, dukurikije ibyo bagomba gukora bigendeye kuri structure organisationnelle cyangwa se inzego z'imiyoborere uko zubatse, noneho bakitwa ko ari abakozi ba Rayon Sport bahoraho, mu gihe tutaramenya niba Rayon Sport izaba ari association cyangwa se izaba ari business. Niho turimo kubijyanisha, niho turimo kubiganisha ku buryo umuntu wese uzaba uri muri ufite inshingano runaka azaba azazitangira naho zigarukira ari umukozi uhemberwa igihe uhemberwa ku kwezi. Icyo nashaka kugaruka ni ukuvuga ngo ubu tuvugana nta kirare na kimwe dufitiye umukozi wa Rayon Sport, yaba ari umukozi wo muri office yaba ari n'umukozi wo mu kibuga. Ubu tunavugana hari n'imyanya tugomba kuzakompletamo, tugomba kuzuzamo abakozi, navuga nka direction technique. Abantu wenda ntibanabizi ariko mu gihe gitoya turaba dufite directeur technique uzaba ushinzwe bya bindi byose bijyana na technique, uzaba ushinzwe coaching y'amakipe atandukanye, uzaba ushinzwe development, uzaba ushinzwe abandi bitwa technique bose. Abo ni abakozi bazajya bakora buri munsi mu biro bya Rayon Sport, kandi nkuko nabikubwiye ubu tuvugana hasigaye ko n'ukwezi kwa kane ko gupfa gusa nabo bagahembwa. Nta kirane no dufitiye abakozi bacu, ntabwo bigeze biba muri Rayon Sport. Nibwira ko ari intambwe twateye kandi twishimira, n'abakunzi ba Rayon Sport bari bakwiye kwishimira, kandi twifuza ko bizakomeza gutyo. Amazi ajya ashoka ngo arenga akanugo. Directeur technique araza ko ari umunyarwanda cyangwa oya ni umunyamahanga? Umunyamahanga. That's nice. Biramenyekana mu gihe kingana iki? Ndibwira ko agomba, niba nta gihindutse agomba gutangira no kwezi kwa gatanu. Dusubira inyuma rero ku byo nari nategurwa ntekereza yari inkuru ya mbere abantu bungutse. Uvuze ku bijyanye no guhemba nta kirarane abakozi aka kanya bari mu ikipe bafitiwe. Ubivuze neza ko ari nabwo bibaye muri Rayon Sport kuko nabwo byagiye biba inshuro nyinshi. Ariko se abayobozi bababanjirije, komite zagiye zibaho, ubundi hari intero yageraga iti ntemera ariko nta Rayon Sport itagirira umwenda abantu. Rayon Sport igomba kuba ifitiye umwenda abantu. Ntekereza ko muri raporo mwakiriye harimo n'imyenda Rayon Sport ari igiye ifitiye abantu nyinshi cyane, kandi myinshi. Ese ibyo byo mugeze mu bikemura? Mu by'ukuri ntabwo byoroshye tukigera mu buyobozi. Ngira ngo intego twihaye nuko byibuze mu abo dutangiranye, yaba ari abakozi bashya yaba abakinnyi, kuko ngira ngo dutangira murabizi ko hari abakinnyi biyongeremo muri squad, hari staff technique biyongeremo muri squad ya Rayon Sport, hari abakozi bashya biyongereyemo. Twiyemeje yuko kuva kuri abo ngabo, haba kuri recruitment haba no ku mushahara, tugomba kwirinda ko hari kirane cyajyamo. Ariko ntibyabujije yuko twanasubiye inyuma, noneho tukajya kureba imyenda ikipe yari isanzwe ko yari myinshi, yari imyenda y'amafaranga menshi arenga miliyoni 100. Noneho tugenda dukemura ibishobotse mu bushobozi twagendaga tubona. Mu mezi ngira ngo 4-5 tumaze, ntabwo twari kuba dukemuye ibibazo byose. Tugenda tubikemura mu bushobozi ekipe ifite, kandi bitabujije na ekipe kubaho. Kuko nkuko mbikubwiye nyine ni ukwirinda ko tujya mu yindi myenda, ni ukwirinda ko hari abandi tujyamo imyenda, ahubwo tukagabanya iyo twasanze. Hari ama contract yari yarasinywa, amasezerano agenda agasinywa ariko ntiyubahirizwe muri za recruitment, muri iyo mishahara. Nk'ubu ngubu haye urugero, hari abakinnyi basezerewe muri squad ya Rayon Sport bajyanye na phase irangiye, abo tutabashije kumvikana bose ngo dutandukane neza, ubu turacyabahemba. Ubwo no kuvuga ngo baza kuri payroll ya Rayon Sport n'abandi bakinnyi nk'abakinnyi ya Rayon Sport. Ibyo twabikoreye, ibyo twabikoze kugira ngo twirinde za manza, twirinde ko Rayon Sport ikomeza kuzamura ibibazo mu nkiko, muri FIFA, muri Ferwafa. Twumvikana ko niba badashoboye, ari abakinnyi badashoboye badafite ahandi bajya ngo dutandukane neza, no kuvuga ngo dukora ibyo amasezerano yabo ateganya.
turacyabahemba, baba kuri payroll y'abandi bakinnyi. Ngira ngo n'abatoza wese n'abakinnyi gusa, n'abatoza barimo, hari n'abatoza barimo tugihemba. Hari n'abo twumvikanye uburyo tugenda dukemura ibibazo byabo buhoro buhoro, nabo bikiri mu nshingano zacu kugira ngo nabo twirinde ko Rayon Sport isubira mu manza, ndetse n'ibindi bibazo twagiye dusanga bya kera bya komite zabanjirije iziheruka, nabyo n'ubu ngubu tuvugana, abantu bamenye ko ni ibibazo bikomeye turacyabikemura nabyo. Ibyo rero icyo nabwira abantu nuko tubikemura mu bushobozi dufite, mu bushobozi ikipe ifite, ariko twirinda ko bizamura ibibazo bya ekipe n'ubundi. Vuze iby'imyenda ndibuka bite bya Famia? Famia ari muri abo ngabo twumvikanye, twatandukanye twumvikanye. Mperuka kubwira abantu ngo n'umugabo w'imfura, baraseka ariko ni imfura, umugabo w'imfura watworoheye cyane. Twumvikanye gutandukana, ariko dutandukanye tudafite ubushobozi bwo kumuha iby'amategeko ateganya. Ariko tuvugana ni umugabo wifuje yuko ibyo tumugomba twabikusanya twitonze, hanyuma tukazabimushyikiriza, kuko yaravuze ati ntituvunike ngo twihute, nta kibazo azagira natwe, nta kibazo azaduteza, dukusanya ibyo tumugomba tuzabimushyikirize. Namushimira aba sportif ko ni umugabo w'umusportif, ni umugabo navuga w'inyangamugayo, kuko ntibisanzwe. Hari abo twasanze mbere bazanye ibirego byabo bitanyarana n'inzibacyuho yacu, kandi baragiye imbere ya Rotve, ariko we aravuga ati mutuze, igihe mu bushobozi bwanyu muzamumaze kwikusanya, hari ubwo muzampa amafaranga yanjye, kandi nta mafaranga rwose atari makeya. Karo mu gifaransa cyiza navuga nti je vous remercie monsieur Famia Lotfi. Nuko mushimira rwose, nuko mushimira, tuzazirikana geste yakoze. Geste nziza cyose tuzirikana. Fair play. Reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri cy'iki kiganiro. Tumaze kureba komite y'inzibacyuho, ibyo yagombaga gukurikirana muri iki gihe kingana n'amezi 3 ya mbere, n'atagomba gukurikira izi faze ebyiri zose bagombaga gukora iki. Ahubwo rero igice cya kabiri cyacu reka tukijyane muri ubu buryo. Rayon Sport izahora ikeneye amafaranga, Rayon Sport izahora ikeneye kuba professional, kubera ko nahoze mbona mu cyerekezo cy'igihugu sport ni rimwe mu ruganda rugomba kubyara amafaranga. Rayon Sport nayo iraho hano. Ese iyi nzira yo kubaka ikipe noneho y'abanyamwuga, uhuze mu kanya uri kuvuga ibya directeur technique, directeur sportif, ese uru rugendo rwo gufata Rayon Sport ikaba yakipe itangira umwaka w'imikino bizayitungaho bizava ibi bijyanye n'ubucuruzi buryo igomba kubikora, urugendo rwo rugeze muri Rayon Sport aka kanya? Rakoze kumbaza kuri icyo kibazo. Ubu tuvugana ngira ngo Rayon Sport ifite umuterankunga witwa Skol. Tumaranye imyaka myinshi irenga 12 ngira ngo tumaze igihe dukorana, ariko icyo navuga nuko ntabwo ari umufatanyabikorwa navuga ubasha gukemura ibibazo bya Rayon Sport byose. Buri gihe aracyakenerwa n'izindi mbaraga zisabwa kuba zaturuka ahandi kugira ngo Rayon Sport ibe ikipe yihaza, itekereza cyane ku biri tekinike kurusha ibindi by'amafaranga, kuko ibyo nabyo ni ibintu bisaba amafaranga, ntabwo wabikora udafite amafaranga. Ni ukuvuga ngo Rayon Sport igomba kwihaza, igomba gukora ibikorwa bibyara inyungu kugira ngo ibashe kwibeshaho, noneho no mu ruhando mpuzamahanga itere mu kirenge mu makipe twumva akomeye, yaba arayangaya tumaze iminsi dukina hano nka za El Hilal, yaba za Mamelodi, amakipe akomeye yo mu Barabu, amakipe amaze gutera intambwe yageze kure atagitekereza ibyo twahoze tuvuga byo guhemba buri kwezi, ahubwo akora business, ashora imari
Rayon Sport nayo ni icyerekezo cyayo ifite ni naho ngaho muri urwo ni muri urwego rungu twatekereje muri inzibacyuho ntabwo twategereje gusa kugira ngo dushyire twubaka amategeko urwego rw'amategeko inzego z'ubuyobozi ahubwo twanatekereje twafashe umwanya wo gutekereza ngo igihe inzibacyuho izaba irangiye Rayon Sport ifite icyerekezo cyo kuba yakwibeshaho. Ni muri urwo rwego twagiye tuganira n'ibigo bikomeye bitandukanye nibwira ko mu gihe gitoya mbere yuko inzibacyuho izarangiye tuzaba turimo gusinyira amasezerano n'ibigo bitandukanye usibye ibyo mwamaze kumenya birimo za Airtel. Hari ibiganiro biri hagati ya Rayon Sport n'ibigo bikomeye nka za BK, hari n'ubundi za ikigo nka Oleplay ni tukigira muri Rayon Sport twasanze harimo ikibazo gikomeye. Rayon Sport ni navuga ni izina rikomeye rifite abantu benshi barikurikira, ariko ugasanga icyo nakwita platform zayo zitangana n'izina rya Rayon Sport. Icyo twaricaye turatekereza dusanga zigomba kwaguka zikaba nini, abakunzi ba Rayon Sport bakabasha kuzikurikira. Noneho urabizi iyo imbuga nkoranyambaga zikurikirwa zibyara umusaruro, amakuru ya Rayon Sport yose akajya anyura kuri izo mbuga nkoranyambaga kurusha uko abanza kumenyekana ku zindi mbuga z'abandi. Ibyo bigatuma noneho za mbuga zibyaza umusaruro. Ni muri rwo twasinya amasezerano na Oleplay Inc. Tuvuga tuti inshingano zawe nta zindi no kubyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga, no gushakira umutungo ikipe ya Rayon Sport. Ubu rero aho bigeze twararebye dusanga ni inshingano zitoroshye zigomba gukorwa ahubwo n'abantu babikora mu kinyamwuga. Ni ngo twasinyira amasezerano na Oleplay. Ubu tuvugana niba mukurikira neza ubu ngubu hari impinduka zagaragaye zabaye zirimo kugaragara ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport, kandi ari naho tunyuza ibyifuzo byacu kugira ngo tubashe kuganira n'ibigo bitandukanye. Usanga mu gihe gito tumaze dukorana hari impinduka, hari n'inyungu mu gihe gito bizatubyarira, ku buryo Rayon Sport izasigara yinjiza kandi ikinjiza binyuze mu bakunzi bayo. Rayon Sport ntiri kumvikana na Skol. Rayon Sport yasoje deal ya Jailut. Rayon Sport iri mu biganiro na BK. Rayon Sport yasoje ibiganiro na Airtel. Twabonye n'itangazo rivuga ko hari iyo mikoranire. Apari yaba bari kwinjira, hari abari gusoza amasezerano bari butandukane na Rayon Sport. Uhereye n'icyo cya Skol abantu nabonye bibaza. Ntabwo Rayon Sport irimo gutandukana na Skol. Hari abantu babifashe uko bitari. None mu masezerano Rayon Sport ifitanye na Skol amazi iyo myaka yose, hateganyijwe ko mu myaka 2 ya nyuma y'amasezerano habaho ibyo nakwita isuzuma cyangwa se evaluation. Noneho hakarebwa imikorere n'imikoranire mu gihe cyatambutse ko yagenze. Iyo assessment yaba igatanga umurongo w'uko iyo myaka 2 impande zombi zigomba kuyitwaramo. Ibyo nibyo byabaye kuko ngira ngo bijya kuba hari gahunda y'umuyobozi wa Skol mu Rwanda agombaga kujya kuri Maison Mère cyangwa se ku cyicaro gikuru cya Skol mu Burayi. Noneho akajya gutanga raporo, hagafatwa umwanzuro w'ejo hazaza, imikoranire y'ejo hazaza Rayon Sport na Skol uko izaba imeze. Ibyo rero abantu babifashe nkaho Rayon Sport na Skol bagiye gutandukana. Siko bivuze. Icyo bivuze aho bivuze ngo muri imyaka isigaye turitwara dute. Natanga wenda nk'urugero bakavuga bati
Rayon Sport Skol yahaga amafaranga Rayon Sport angana gutya kubera ko imikoranire yagenze neza tuzongera tuzamure tugeze kuri miliyoni 70 cyangwa se aya mafaranga ntituzongera kuyatanga ngo tuzabafasha muri ubu buryo bundi. Rayon Sport buriya urabizi na Skol harimo no bufasha bw'ikibuga Rayon Sport ikora imyitozo ushobora kuvuga iti ikibuga umwaka utaha imyaka 2 isigaye wenda muzakora imyitozo ahandi iki ngiki mu masezerano yacu ntabwo kizakomeza cyangwa se ikavuga iti kuba ko twakoranye neza wenda tuzongera ayo mafaranga uko nabivugaga. Nibyo ngibyo ne evaluation iba hanyuma noneho bakabana kwicara nabyo birashoboka bakavuga bati dukurikije uko twakoranye dusesa amasezerano hakagira urwego rutera intambwe muri izo ngize ebyiri cyangwa se bakicara bakabyumvikanaho. Ibyo ntabwo biraba nubwo abantu babivuze ariko ntabwo biraba igihe cyabyo ntabwo kiragera. Ubwo nibyo nabwira abantu bagategereza ariko ntabwo Rayon Sport yavuze wavuga ngo ntabwo yigeze yumvikana na Skol. Hanyuma wenda kuri ku cya Gerut waruvuze nayibagiwe. Gerut ni umufatanyabikorwa mushya wa Rayon Sport mu bintu bya by'imyambaro cyangwa se ibikoresho items cyangwa se article. Ikizabaho ni iki nuko bazajya batanga ibikoresho byose ni kandi ikipe ikenera byose nibarangiza bateganye n'iby'abakunzi ba Rayon Sport bazajya bagura bambara ikipe yakinnye noneho Gerut kazayingukira muri ubwo bucuruzi byo nakwita merchandising. Niyo mikoranire izabaho hakajyana n'icyo Rayon Sport ibonamo ni amasezerano nk'uko ateye kandi nk'uko nabikubwiye dushobora kuzatangira saison itaha y'imikino umwaka utaha w'imikino. Ngira ngo Rayon Sport uko izabihagaze ishusho biduha nuko izambaraga twashakiraga handi kugira ngo tubashe kuba twanahemba zizaba zimaze kugerwaho. Dufite ikizere ko biratanga isura yuko umwaka utaha w'imikino Rayon Sport izaba yihaza. Mbere yuko tujya kuri derby ntekereza ko n'abari kureba iki kiganiro bose ndabizi neza ko muri kwibaza mutari ko wasiri kucyo utihuta ngo ujye kumubaza ku buryo Rayon Sport iteguye derby. Muhumure nicyo gice turi busorezo kuko uyu na archive n'umuyobozi ni n'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Izo mpesha tarazambaye muri iki kiganiro nicyo gice turi buze gusorezaho. Ariko se nshingiye nko kuri izi club tubonye hano izi ebyiri zo muri Sudan bakubwira ko abakunzi ba Al Hilal abakunzi ba El Merreikh nibo ba mbere yuko bagera no kubafatanya bikorwa bagomba gutunga ikipe. Unavuga ku bijyanye no kugura membership ku bijyanye no gutanga imisanzu yabo no binyuze no kwiyandikisha. Rayon Sport nayo ko ifite abakunzi benshi kandi tukaba tugeze muri 2026 ishyira 2027 ubwo birumvikana ko na technology yakuze cyane. Muri gukora iki ku bijyanye no kubyaza umusaruro abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport? Abakoze kumbaza kuri icyo kibazo ngira ngo dutangira inzibacyuho hari umushinga witwa Gikundiro 702 waratangiye. Uwo mushinga waje gucumbagiramo gato muri cyagiye cy'imiyoborere itari myiza ariko nyuma yaho uza gushyirwamo imbaraga. Ngira ngo icyo gihe hari hamaze kwiyandikisha abantu bagera ku 20,020 ariko ubu ngubu tuvugana bamaze kurenga 52. Bivuze iki? Bivuze yuko nubwo tarashyiramo imbaraga twumva ko zakombye kuba zirimo ariko abakunzi ba Rayon Sport barimo barumva kwiyandikisha Gikundiro 702 akamaro kabyo. Ntibizi si kwiyandikisha gusa ubundi baravuga ngo iyandikishe nurangiza utange n'umusanzu wawe. Ariko twumvisha abakunzi bacu ko tubasaba kwiyandikisha mbere umusanzu bakagenda bawutanga mu bushobozi bwabo kuko uramubare wonyine kwiyandikisha ntibihagije. Ntabwo ari ibintu biri aho ngaho wafata nk'imibare gusa isanzwe, ni ibintu dushaka kuzabyaza umusaruro. Najya ngumbwire abakunzi bacu ko ba Rayon Sport yuko umubare mvuze w'52 birenga ubu ngubu bamaze kwiyandikisha
ni imibare dushobora kujyana ahantu dushaka hose tukaba twawubyaza umusaruro. Iriya platform cyangwa se kira igikundo 72 ushobora kwiyandikishaho cyangwa ukaba washyiraho n'ikindi gikorwa wifuza kuba wakora. Mfashe nk'urugero nkavuga nti muri abantu 52 tumaze kwiyandikisha, nshobora kuvuga nti turasaba abakunzi bacu ko bamaze kwiyandikisha tukabohereza message, kuko ubu icyo nakubwira nuko abantu bamaze kwiyandikisha tubasha kumenya uwo muntu icyo akora, amazina ye yombi, tubasha kumenya aho atuye, aho akomoka. Dushaka kuvuga tuti urwego rw'abamotari tubasha kubona umubare wabo, abarimu tubasha kubona umubare wabo, abatuye muri Gasabo tubasha kubona umubare wabo, abatuye mu ntara y'Iburasirazuba tubasha kubona umubare wabo. Dushaka kuvuga tuti tugatanga message tukavuga tuti turifuza ko buri mukunzi wa Rayon Sport wiyandikishije aha ikipe ya Rayon Sport amafaranga 500 cyangwa se 1000. Ufasha amafaranga 1000 ugakubona abantu 52 urumva amafaranga arimo kungana miliyoni 52. Ushobora kubona mu minsi itarenze 3 cyangwa se bitewe n'ukuntu bitabiriye ushobora kubona mu gihe gito gishoboka. Ushobora gufata iyo mibare ukaba wayijyana tuvuge mu rwego rwose rw'igihugu, bakakubwira bati dukeneye ko mwohereza abamotari message ibabwira message runaka. Abamotari babareyo mubaduhe ino message, uwo mwanya ni kujya ku mashini tukawohereza message. Ni imibare abantu bashaka kwibaza ko ari imibare gusa, ariko ni imibare dushobora kubyaza umusaruro. Dushobora kuyijyana no muri banki tukamenya ngo urwego runaka rw'abantu tubiyandikishije bari muri banki runaka, aho ngabo bakaba babyaza banki yabakoresha business ishaka, Rayon Sport ikabyungukiramo kuko n'abakunzi ba Rayon Sport. Ni ikintu rero navuga gifite akamaro ubu ngubu tuvugana, kandi no mu gihe kizaza, kubera ko abantu baracyashaka kwiyandikisha. Umuntu ashaka kwiyandikisha ntago turabihagarika, no kugira ngo gusa tugaragaze iyo mibare y'abakunzi bacu twayibyaza umusaruro uwuhe ungana iki. Aho wajya hose ugakomanga ujyanye iyo mibare, Rayon Sport yabyungukiramo. Ubwo kuri wowe mukunzi w'ikipe ya Rayon Sport icyo usabwa ni kimwe, no gukanda akanyenyeri 772 urwego ugakurikiza amabwiriza ukiyandikisha. Ni wowe mureyo tuzaba tuzi, kubera ko iyo tugiye kuvuga umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport hari uwo muturanye, hari uwo duturanye, ariko ikizemeza umuntu ko uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport harimo no kwiyandikisha unyuze muri iyo system. Abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rero bayikunda nk'ikipe y'umupira w'amaguru. Ni muri rwego rero navugaga ko tuzajya gutangira umwaka ibintu biri ku murongo bisobanutse. Ariko se ikibazo cy'amatsiko, nafatiye urugero kuri za kipe za Jano n'ubundi ntago bakirwana no kujya gushaka abakiniriza ikipe nini, bo barajya mu byaro bya Mali, barajya mu cyaro cya Kenya, barajya mu cyaro cya mu Burundi, niho bari gukura impano barerera muri culture y'ikipe bagakora ikipe ikomeye. Scouting system y'ikipe ya Rayon Sport yomitekereza iki? Naimaze kubivuga ko muri structure ya inshya izaba igize Rayon Sport harimo na departement technique. Munsi yo departement naho hazaba harimo scouting. Urwo rwego ruzaba ari urwego rushinzwe kureba izo mpano hirya no hino bigendeye kuri kategori y'imyaka. Uyu mwana uri aha ngaha ushobora no kugenda ukamurukritara aho ngaho, wenda kuba kutaragiye icyo cyiciro cy'abakina iyo myaka ukamurukritara aho ngaho, akaba ari aho ngaho, yageze kuri ya myaka ukamuzamura muri Rayon Sport. Urwo rwa scouting ni icyo ruzaba rumaze, ni ukumenya ngo impano runaka iri aha ngaha, tukajya kuyirambagiza, twabona ari impano nziza tukayizana muri Rayon Sport. Noneho ejo ikipe ikazaba ifite iki, ikazaba ifite wa mukinnyi uzasimbura wa wundi maze urimo kugeza mu myaka yo kuva mu kurangiza kariyeri, ukaba wicaye udahangayitse ko ejo nzakoresha ndi muri uriya mwanya.
naho ngo tugeze. Turashaka gukora ibintu biri professional, turashaka ni ishuri kuba dubara n'aya makipe wavugaga yo muri Sudani hano abantu mu Rwanda byabaye ishuri. Hari za partnership twagiranye, hari ibiganiro twagiye tugirana n'abayobozi b'aya makipe baduhaye umurongo watugirije isomo ry'uko amakipe ubundi ari professional agomba kubaho. Tugana ku musozo rero, ntago nakurekura udahaye ubutumwa bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ubahaye ishusho ngari y'ikipe, ubahaye aho ikipe iri kugana, aho ivuye ndetse naho igeze. Butumwa cyugenera bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ikintu cya mbere nababwira nuko nabanza kubashimira ko bagize kwihangana. Ibihe Rayon Sport yabayemo muri aya mezi atambutse ntabwo byari byoroshye, ariko igihe icyo nkundira abakunzi ba Rayon Sport nuko ikipe ni yabo, bagaragaza ko ari ikipe yabo, haba mu bihe byiza, haba mu bihe bibi, yaba imvura igwa, yaba izuba ryaka, bagiye bagaragaza ko bakunda Rayon Sport. Ibyo rero nibyo nabasaba kugira ngo bikomeze. Ukwihangana bagize, bakomeze bagire icyizere cy'uko ejo ha Rayon Sport ari heza. Ntabwo nabizeza ko nta gusubira inyuma kurimo. Byabindi Rayon Sport ibaho uyu munsi ikaba imeze neza, ejo ikaba yongeye yaguye, ntibizongera kubaho. Kuko burya ekipe yogerwa mu nzego iyo zubatse neza, amategeko ahamye, ibyo bibazo byose ntabwo bishobora kongera kugaruka. Ndabizeza rero yuko muri saison itaha ikipe yaba ari ikipe izaba iryoshye, bo bakurikire gusa gahunda z'ubuyobozi icyo bubasaba, kwiyandikisha mu kanyenyeri igikundo 702 kugira ngo dukomeze kubyaza umusaruro umubare wabo, iyo mibare zaba dufite, kandi bashyigikira n'ikipe yabo aho igiye hose kuzageza ku iherezo. Nicyo navuga. Reka ngushimire cyane. Murakoze namwe. Nanjye reka nzimye iyi iPad. Niba nyizimije rero bisobanuye ko ni ikiganiro kirangiye, ariko iyi YouTube channel ntagirekeye gukora, kuko muri kubona ko uyu munsi bwo nicaye muri studio ndatuje. Hari ibiganiro byinshi byo muri studio tugiye kujya dukora, ariko tugiye no kongera imbaraga cyane mu buryo mubona content z'ikipe kugira ngo zikomeze zibe nyinshi. Mukomeze munakane subscribe hano, izere ko ibyo byumvisha, ntuzigere ubura na rimwe kuri content yari yose uzajya ubona igezeho hano. Reka mbashimire cyane rero, mukomeze munogerwe n'ibyiza byose bya Rayon Sport TV. Ciao ciao, see you next time.